yego birumvikana ko umukuri mwakoze ikintu gitangaje cy'ubutwari cyo gutabara abaturage no kugeza muri myaka mufite muvuye muri leta kugeza uyu munsi muracahanganye muracyari ko mugenda mu Rwanda n'abanzi bashaka kumaraho ubwoko ndetse n'akarere k'umurenge ese umuntu yakwibaza ese abantu kuva muje abo mwagiye muhangana bashaka kumara abaturage no kumara akarere ese n'ubu nibo mu gihanganye cyangwa hari izindi mpinduka zo bazaragiye ziba muri iyo myaka bize mu gitabaza intambara ihinduka uko imyaka igenda uko yatangiye ntabwo ariko kuri none imeze intambara yatangiye bayita amazina asa nkaho badashaka kuyerekana ko ikomeye kandi abantu bari gupfa bakayita ko ari intambara y'abungeri n'abahinzi kugira ngo bayobye uburari ariko muri icyo gihe intambara yari itaragaragara ngo igaragaze nyirayo ariko hatangiye kubaho gutererana abaturage kw'igisirikare cy'igihugu nibwo byagiye bigaragarira abaturage ko iyi ntambara ba nyirayo ari guverinoma ya Kinshasa. Leta ya Kinshasa niyo iri inyuma yo gushira kw'abanyamurenge yo kwishwa kw'abaturage yo kunyagwa ibyabo. Rero bigenda bihinduka kugeza igihe umwanzi bari bashize imbere ari we mayimayi nubwo akiza ubunyine ariko yacitse intege ibyo akora ubunyine n'ubundi ari kubikoreshwa ariko mu buryo bugaragara buri generalize ntabwo abakoreshwaga uyu munsi bagiye banahindura amazina imbere bari ba mayimayi n'abandi bakoranaga nabo ubu bahawe izina ry'ubatizo ngo n'abazalendo kuranga ibikorwa byabo binoze neza. No kuvuga ko intambara yagiye ihindura isura ku buryo leta nayo ubwayo baseka noneho beruye bakagenda bagaragaramwo mu bice bitandukanye neje bundi mwarabibonye byabaye za Rurambo no kubera ko intambara yagiye isa nkaho ibagora ku buryo batangira kwigaragaramwo nyine nka ba nyirayo nyabyo. Rero nico navuga ko intambara yagiye ihinduka nibi muri kubona ubu ngubu intambara kiragaragaramwo ishusho z'abantu benshi irimo abarundi utamenya ngo bavuye he irimo za FDLR ziva Rurenge za Hewabora za Rungurungu yo hirya za Gipombo baza bakivangamo n'intambara. No kuvuga intambara igenda ihindura isura ariko kende hindura amasura yose yahindurira ku baturage b'abanyamurenge bumva kuko ari bo baturage mu gihugu bagomba gushira. Murakoze cyane. Hanyuma subi inyuma waruvuze kuko waje gusura abaturage batwirwaneho harabavuga kuko hari twirwaneho y'abaturage ndetse na twirwaneho ya Colonel Michel Makanika na Charles Sematama. Ese abo bantu ibyo bavuga byaba ari ukuri cyangwa se baba babiterwa n'iki? Ndibaza ko ababivuga n'abatesi kandi ni bamwe n'ubundi n'abasambura donc ntibatejwe ikibazo n'ibiri kuba ku baturage iba bagitejwe na presence y'abantu. No kuvuga ngo presence yanje na Colonel Charles hari abantu benshi iryo kubera kuko bumvaga ko turi ubwoko bwoshira abanyamurenge boshira kandi barabyaye batagira gitabara. Rero presence yacu yahinduye byinshi nubwo abantu batabyemera ariko hari n'ababyemera abanzi ntibo buzemera ntibo bibona ni nayo mpamvu baba bavuga ibyo. Ikindi baba bashaka ko kuyoboza abaturage abarindagizi babereke ko turi abandi bantu kandi abaturage batubona ntabyo dukora twihishe. Ni ukuvuga ko baba bashaka kuzurari kubereka ko donc tutaje kubatabara ariko kandi tubikora abaturage babizi ko tubikora. Abo ni kimwe n'abanzi n'ubundi bateguye ibingibi kandi nibi nabyo bishobora kuba birimo n'abanyamurenge bage bategurana n'andi moko kugira ngo abanyamurenge baremburwe. Niyo mpamvu baba bashaka amadiviziyo wenda mugendamo bakurikirana amadiviziyo umuntu utagira icyo akora akaba ari uvuga kuvuga ntawe byananira ariko gukora ibikorwa byacu byonyine bigaragaza abo turibo bigaragaza nimba turi twirwaneho
imwe n'abaturage cyangwa nimba turi twirwaneho iri tofauti n'abaturage gusa titura abaturage ahantu hose barabizi ko twatabaye tuvuye mu gisirikare cya leta turi abayobozi dufite inzego dufite ibyo dukora dufite imirimo muri ico gihe ntitubihakana ko turi abasirikare hako turi abasirikare bari mu baturage kandi babakora n'abaturage ntabwo tubihakana kandi tuzakomeza tubeho turi abasirikare rwose ntabwo turi abaturage ariko twifatikanye n'abaturage kurwana intambara kuko nta yandi mahitamo dufite. Yego urakoze cyane. Hanyuma rero kino kibazo kibaye kirangiye ku bwoko bwawe bw'abanyamurenge wasubira muri FARDC cyangwa wasubira mu buzima busanzwe bwa gisivili? Wabanza ukibaza ko wenda kizarangira ari FARDC hari nimba kizarangira hari FARDC ubwo ni amahitamo yanje nzamenya ngo ndaba muri FARDC usibye ko FARDC ntabwo nayibamo cyangwa rya mbere si igisirikare cy'igihugu n'amabandi kandi kibigaragaza igisirikare mission y'umusirikare no kurinda abaturage n'ibyabo no kurinda imbibi z'igihugu mu gihe ibyo bidakozwe tubura umusirikare uburi bandi no kuvuga ko sinasubira mu gisirikare cy'ababandi nataha nkaje wacu amahoro yabonetse kuko intego yacu nta yindi ni sirivi turiho dufite ubuzima twishira tukizana dufite amahoro turi mu gihugu cyacu tudatotezwa tudahutazwa ubu nyine nabi wacu nakomeza nkabi wacu ntabwo naja mu murongo w'ababandi baterana abaturage babicanyi babajura gusa batereye aho ngaho ntabwo zashoboka. Yego ikindi kibazo nagira ngo kubaze uri umugabo wamenyekanye mu mateka yo gukunda ubwoko bwabo cyane ese afande yaba ari impamvu yatumye wiyumva mu ishaka ryo gutabara ubwoko bwanyu ugasiga ibyo wari ufite muri leta turabizi ko wari ufite imyanya myiza abantu baba bifuza kumenya impamvu cyangwa se n'uburyo byatangiye kugira ngo ugeraho witanga utanga ubuzima bwawe ku bwoko bwanyu? Ndaho byatangiriye narabiremanywe biri mu maraso biri mu mitsi donc birangize kuko nibwo bwoko navutsemwo nderwa n'abagabo bakunda igihugu ndeba ba data ubwitange bwabo kurikirana amateka yabo kandi numva nkunze uwo ndiwe nico n'ubwoko bwanje ni ibintu biri mu maraso si ibintu nigishijwe si ibintu natoraguye nuko nabivukanye kunda ubwoko nzabukunda kandi mbukunda kwiruta kuko nakwitanga ariko ubwoko bwanje bukabaho bukagira amahoro no kuvuga ngo ni ibintu karemano naremanywe nje nkunda ubwoko bwanje kandi kindi cyabundutira uko Imana hakurikira ubwoko bwanje. Hanyuma imyaka irenga 5 imaze kuba mugeze muri aka gace ndetse n'imirwano ivugwa muri aka gace k'imisozi miremire ya teritwari ya Fizi ndetse na Uvira na Mwenga twirwaneho mufati ya mbere kuza gutabara abaturage aribo ababyeyi banyu mama banyu ariko nabivuga ubu abaturage mwabwira iki tugeze ahantu twumva ko tugomba kuvuga ngo birarangiye cyangwa haracyari umwanya muremure w'izi ntambara? Tugezaho tugomba kurwana duhagaze, tugezaho buri muntu wese agomba guhaguruka akarwana mu nzira imwe cyangwa iyindi kuko nta yandi mahitamo. Ntihagire urangiza ko tugiye kuruhuka, turi mu ntambara kandi turi mu ntambara ya yindi n'ubundi nibaza ko buriya finissage akenshi zigora nitwara ibintu byinshi. Ubu ni intambara ya finissage, no kuvuga ngo umwanzi ari kugerageza bwa nyuma kureba ko yakora icyo yagambiriye ku bwoko bwacu. Rero icyo abaturage bagomba kubona icyo bagomba gukora, bagomba guhaguruka. Umuntu wese agahaguruka, yabacumbagira yabafite kuguru kumwe cyangwa ukuboko kumwe agomba guhaguruka agakoresha ukundi. Ni ukuvuga ngo iki ni igihe cyo kurwana nk'abatarigeze barwana kugira ngo dukureho burundu inkota yo kutumara.
hanyuma hari ibivugwa kuko ngo mwifatikanije na M23 byaranditswe ndetse n'igisirikare cya Kongo bagenda babivuga abavugizi babo ibyo mwemezanye nabyo ibyo bavuga byose ngo dufatikanyije n'aba bagenda bahindura abo twaje bavuga ngo dufatikanyije nabo byagahinduka dufatikanyije n'aba umuntu wese abyuka nabo yumva ko dufatikanyije ariko umuntu wese ubabajwe n'ibitubaho yaba M23 yaba abandi moko kuko nabo turi kumwe bababazwa n'ivangura n'itotezwa n'iyishwa ry'ubwoko bumwe bazira uko bwaremwe uwo muntu wese wumva ko tugomba kwirwanaho tutagomba gutega amajosi uwo turi kumwe mbisubiyemo kuko uwo wese turi kumwe ntabwo bagomba kureba gusa M23 kandi impamvu bayireba nuko duhuje akaga nuko duhuje ibibazo nuko akenshi n'ubundi nabo bazira uko basa bazira uko baremwe niyo mpamvu bagenda basanisha ariko ibyo ngibyo abavuga ibyo bavuga uretse n'ibyo bavuga n'ibindi ariko ntaco bitubwiye dutumbiriye no gushaka kubaho kwacu ejo bundi Amerika yasohoye icyegeranyo harimo Colonel Michel Makanika harimo Wilingoma umuvugizi wa M23 harimo Yakutumba umutwe wa Maimai ko babafata ibihano ko muri mu bantu bafata umwanzuro cyangwa se bateza umutekano muke mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo mwe mwabifasha gute nimwe mwarabibonye barabibonye nta mitungo ngira Amerika niyo riri hano yaranyazwe ni ukuvuga ko imitungo ya Amerika sinteze kujayo simpanjayo simpafitiye amatsiko simpakeneye ndi iwacu nzaba iwacu nzaguma iwacu naho gutekereza ngo duhungabanya umutekano ibyo ni ukuyobya uburari bananirwa gufata ikintu nyiribwite ngo bakimushireho bagashaka kwambarika abantu bose mu gitunga kimwe kugira ngo babasige ibara babasige umwanda ariko ibyo ntago byafata nta n'umwanya sinanaranda sinziriye icyandaza ndasinziriye nuko ntabaga ndi murenge ndi kumwe n'abaturage ariko ibindi byose byo kwandika cyangwa ku mutima nzi ko hari ibyo mpankora wenda hari n'abafite umutekano kubera nje ngo muri ico gihe abo babyandika bafite aho babikura bafite aho bagenda bitoragura ku macukiro ni navyo abantu benshi bagenda buriya ibintu byinshi bimaze gutakaza imbaraga zabyo ni ukuvuga ngo abantu nk'abariya bandika mu bihugu nk'abiriya bikomeye bikandika ibintu nk'abiriya bitagira precision bitagira manketi bitagiki ni ukuvuga bagenda bitakaza agaciro kandi ibyinshi bandika no gushigikira abaturenganya bagamura barazari ko bagaye bazira ibyegeranyo by'amafuti ngo bagize gukina gutya kandi bafite uruhari mu iterambere ariko ico babazira gusa kuko babateza abaturage imbere babaturage badashaka ko batera imbere badashaka ko babaho bamara kubona ko ibyo bakora byose bisa nkaho hari abandi bamenamwo amazi wa muri wasa abandi bakamenamwo amazi kugira ngo abantu babeho bakumva ko babangamiye inyungu zabo niyo mpamvu umuntu wese muri murenge ugize cyakora cyiza akizira ni muri ubwo buryo rero nibyo batwandika bakadufata bakadukubita hariya ngo badufatiye ibihano mu mitungo yacu uri sinzi ahiringi ngo bayifashe ubwo ngo bazayijane abanyamurenge bazonsumbusha nibabaho urakoze cyane hanyuma tugaruke ku kibazo wakoze uvuga kuko leta ari yagiye itegura bino bibazo by'amapfa ari ku munyamurenge se ku muntu ubaye atabizi cyangwa se nkamwe muri imbere y'iki gikorwa cy'ubutabazi ubona ari ye mpamvu ki ituma leta iteganya bino bintu cyangwa se no mapfa ku munyamurenge niye mpamvu yumva leta yumva kuko ubwoko bw'abanyamurenge bugomba gupfa ku rutandimoko ni ingengabitekerezo mbi ya muziki gihugu iramanuka bayiza mu baturage babumvise ibintu by'ibinyoma babisetinga mu mitwe no mitima y'abaturage abaturanyi bacu ntabwo ari ikintu gikozwe none biza bigenda bizamuka amadegri byaje kugera hangaha noneho ho gufata imbugita no gufata imihoro no gufata amacumu bakica bagamije kurandura ariko ni ideology ni ukubura ubutegetsi ni ukubura bonne gouvernance iyo igihugu kidafite umutwe kidafite ubuyobozi kikiba gihari buriya
baravuga ngo isi ntakwanga kwita izina ribi buri muntu wabise babishambuke tutekereze ko ahantu hari izina ryitwa bishambuke ko bindi rivuga ngo wenda urubaka ni ukuvuga ngo mu bwenge bwabo no mu bitekerezo bwabo kuva ku nzego zo hejuru niba bishambuke nta guverinoma yigeze ibaho muri Kongo habaho inda ndende habaho abantu b'umururumba bashaka kubaho bonyine bashaka ubuzima bwabo none bakaba amacakubiri kuko iyo umuntu aje kwiyamamaza ngo bamutore nka president avuga ko azobicira abanyamurenge kugira ngo bamutore ni ukuvuga ngo n'ingenga bitekerezo igomba kurwanwa igomba kurandurwa iherewe mu misi abantu benshi bumva twirwaneho izina twirwaneho hari abari bivuga uko bishakiye ariko se uyu munsi uko wobwira abantu twirwaneho igizwe n'isoresore z'abanyamurenge gusa cyangwa igizwe n'umuntu wese wenda wo wararenganye uri muri Kongo umunyamurenge wese ukunda iwabo wavukiye umurenge akabyarwa n'abanyamurenge akagitunga umurenge kuva kuri sekuruza kugeza kuri none ukuye uwigiza nkana abandi bose nta rugero tubandi dufite urugero guhera ku bakecuru bakuze kuruta abandi guhera ku bagabo bakuze kuruta abandi abari hano mu gihugu imurenge abari mu bindi bice bya Kongo abavuga n'abatavuga abakora n'abadakora bose nitwirwaneho kuko kuba hano kw'abaturage kuba hano kwa twirwaneho ifite intwaro yo kurwana nibyo bitumye iyo bari bagifite agaciro cyo gituma abantu bose nibatwirwaneho gusa nta muryango uburi kigorye nta muryango uburi kigorye dufite ibigoryi dufite abantu bigiza nkana dufite abantu bibagize ibyo bazi baranyazwe bariciwe n'uyu munsi bari mu biriyo ariko bigasa nkaho bataba babibona bagashaka kunezeza umwanzi ariko ibyo ngibyo ni ibisanzwe ntago bzabuza twirwaneho gukataza no kubiremye kandi ifite imbaraga iri mu ngiri zose yego hanyuma kuri abo bantu uvuze nyine bagenda bigiza nkana ese mu bafitiye ubuhe butumwa mubabwira batumva ikintu cyo kwirwanaho ni ubuhe butumwa mubabwira urebye ku mbuga nkoranyambaga haba hari amagambo menshi bagenda bandika hejuru ya twirwaneho ndetse bavuga kuko ari ikereye umutekano muke muri kano karere mubafitiye ubuhe butumwa buriya kenshi ikiza ciki ibintu nuko iyo umuntu ahaze tazamenya ko hari uwaburaye umuturanyi yaburaye nta muntu uri umurenge wabaye muri ibi bintu uvuga iryo jambo ababivuga nabahaze badafite abana hano ubundi batuzwe n'uburyarya bwo kuvuga ku minwa gusa ko ari abanyamurenge iwaba ari umurenge ni abanyamurenge ku isura ariko si abanyamurenge mu mutima ni ukuvuga ngo rero hari abatwawe n'ubujiji hari abatwawe no kuyobya bakayobwa n'abantu bazi ibyo baba bakora bari inyuma bashigikiye gushira kwacu ngo niho babona amaramuko icyo nababwira abenshi kubera ko batafite amakuru nico cyabayobeje ariko bazagaruka kuko ukuri kuzotsinda ibyo botuka ibyo bovuga ibyo boshiraho mu twirwana yagize gutya gutya ukuri kuzotsinda kandi kuzohora guhagaze ari ukuri ikindi nta muntu nango kurwana urugamba kurwana urugamba rw'intoki kwandika kuri WhatsApp message kandi ubundi uzarushe WhatsApp yesha abantu no kubahukana ngo tukutari gutuka intoki ziroroshe kurwana n'akanwa karoroshe kurwana ariko gasasa reba ibikorwa ni ukuvuga ngo nta muntu n'umwe utari twirwaneho ntawe uhejwe kuko si shema ko turapfa ko turapfusha ntabwo ari shema kurwana urugamba ariko nta yindi mahitamo amahitamo gusa namwe abo bose badutuka bazogaruka b'abanyamurenge ngeka babandi yose yavuze ngo ngeka umwana wo kurimbuka abana bo kurimbuka bo barahari
ariko abandi bazogarurwa n'ukuri n'insinzi tuzotahukana. Yego, hanyuma nanone birumvikana kuko mu karere ka Minembwe hakiyahumvikana ibitero byugarije Minembwe. Ese niriye humure waheza abaturage kuri ubu? Nta bintu bizatubaho birenze bizatubayeho. Nta ntambara z'urwanira utizo twarwanya. Nta kintu na kimwe. Abaturage bareme gusa bahaguruke tuyirwane. Bareme nta gitangaza, nta gikuba cyacitse. Amahoro azava mu maraso. Tiwabona amahoro, tiwabona kubaho, tiwabona kwishura kwizana, tiwabona uburenganzira aho wabwimwe hatamenetse amaraso. Tiwabona icyo ushaka gifite agaciro. Ni ukuvuga ngo ikintu cy'agaciro kigira ikiguzi. Amafaranga umuntu azagura umwenda wo kwambara mwiza ntanganya agaciro na wa mwenda ubuguze. Ni ukuvuga ngo hari ikiguzi bisaba kugira ngo ugere kuri cya kintu. Ntabwo tuzaryama ngo tubyuke dusange amahoro yabaye, imihanda yabaye. Biri abanyamurenge bajiriya umuntu wese Imana yabaye igihugu, Imana yagize gute, bira byose n'ubujiji. Ntabwo Imana izamanura igihugu kive mu ijuru, kandi ntabwo yatanze igihugu portatif. Yatanze promesse mugomba gukorera. Ni ukuvuga ngo kugira ngo tugere ku mahoro tugomba guhaguruka tukarwana. Amahoro tuyabona turushe, tubize ibyuya, turize, tukagira indiri z'amarira kubera abana, abavandimwe, kuko iyo niyo nzira. Dufite inzira sanse niki dushaka gukwepa kuko intambara ntabwo tuyikwepera. Ni ukuvuga ngo abaturage bahumura iki gihugu twagitewemo, ariko tugishimangizwa n'imbaraga zacu. Ibintu byose byavuzwe n'Imana byararangiye. Ni ukuvuga ngo Imana yarangije kuvuga icyo yavuze cyose kigomba kubaho. Imana nta hantu yigeze ibwira umuntu ko uhereye ku ntangiro yabwiye Eva ngo uzobyara ariko wayibabara, kandi abana ni umugisha. Uzi ko abana ari umugisha? Ni ukuvuga ngo abana ni umugisha ariko uzobabona ubabaye. Gituma utavuze ngo uzobatoragura gusa uzobyuka mu gitondo ubona abana. Uzobabona uhaye uribwa ufite ubushari. Ibwira umugabo ngo uzorya ari ukubiza ibyuya. Ni ukuvuga ngo ibyo byose kugira ngo tugere kuri ibyo bidusaba kubabara, bidusaba uburibwe, bidusaba no kubira ibyuya. Ni ukuvuga ngo abantu bave mu zo barimo. Nta muntu wabuzaye uza umwara. Abanyamurenge barabyaye, bagomba kwimirira umwanzi kure y'amarembo. Abanyamurenge bagomba guhaguruka, dufite abasore bave mu matiko, bave ku ntambara zabo. Buriya nta n'agaciro tuziha ngo mvuge ngo hari umuntu wamburana kuri WhatsApp ngo uzumvugira ngo amavugiriya ngo azavugira ngo twirwaneho. Uzuvugira iki? Abavugira twirwaneho n'abavugiriza isasu ku irumba, n'abavugira isasu ku kivumu, n'abari ku marembo. Abo nibo bavugira twirwaneho. Ubwo ni urusaku dushaka kumva. Ni urusaku rumwe muri abantu, ni urusaku rurwanya umwanzi, ni urusaku rutsinda. Ariko insaku zo kuri za WhatsApp abantu bave kudutorera. Umugabo ntazaba impunzi. Ndabwira abanyamurenge ngo umugabo ntazaba impunzi. Umugabo ntazaba impunzi. Bataramuciye amaboko. Titugomba kuba ubwoko bukurura umuvumo. Nitwe bwoko gusa bwagiye buhamagarira abo bavukana, abavandimwe kuja mu nkambi, kuja kuba impunzi, kuja kubesha, kuza kugira gute. Nitwe gusa twabikoze. Abandi baza baririra mu nkambi, ubusharire bukabatera guhaguruka no kwibohora. Ariko twebwe umuntu azahamagarira mugenzi we muzoze mu nkambi tuzaturya iby'ubusa. Umugabo utegereza kurya ibyo ataruhiye birangira abayimbwa. Dushaka ko tuzabyara abana tusigira amateka y'ububwa. Dushaka ko abana b'abagabo b'abanyamurenge bave mu makambi, ku makarite, ku madame, ku dutorero. Iyo hanze baja si wabo. Iwacu ni hano, ni heza kuruta iyo bahabasha. Cyo nabwira abantu nuko tugomba kwinjira muri uyu mwaka hari impinduka. Hari intambwe abantu buri muntu wese ateye iganisha hehe kugutabara, kukwirema. Ubugabo burihabwa. Icyo nabwira abantu. Urakoze cyane.
nyuma afande hari abana cyangwa se urubyiruko ruba rwarutegera ikiganiro cyawe bifuza nabo kuba boba abantu bakomeye cyangwa se bazwi b'intwari nkabo. Ubutwari ese umuntu yabuvukana cyangwa yabwiga bizagenda gutukura umuntu n'inda b'intwari? Ubutwari ubundi ubutwari si umuntu ukora ikidasanzwe. Kuba intwari ni ugukora ikintu n'abandi bose bari gukora ariko bataye bakora, noneho ukagikora. Ntabwo ubutwari ari ukwamurema ikintu gisha cy'igitangaza ngo bavuge ngo baye intwari mu gitangaza. Ni ukuvuga ngo ni ugukora ikintu n'abandi bose bari kugikora ariko ntibagikoze ukayikora. Icyo uzi neza nuko ndeba mu basore batwirwaneho abonze bari hano abo mbona n'amaso, harimo abana bazabagabo bazodukamira, bazoba inkingi z'igihugu uretse n'ubwoko n'igihugu, kuko intambara tuzorenganura n'abaturanyi bacu barenganyijwe na ideoloji mbi ikabicana, kuko hari abarwayi bwaki bigiraga ko abanyamurenge ari bazo rwara bwaki. Ibyo byose ni akarenganyo k'ubutegetsi bubi. Ni ukuvuga ngo ubutwari dufite abana bazoba b'intwari kandi bazovamo abagabo bakomeye bashikamye banaturusha bazanakora n'ibyo tutakoze twebwe bazabikora rwose. Icyo cize ndagifite kandi ndabireba nkabibona no mu nzozi ndabirota nkabibona. Yego, reka tubarize n'abaturanyi bacu bizwi kuko wagutse kugira ngo mugwanirire ubwoko bwanyu bw'uburengane, ariko kino kiganiro mwenda kizategera umubembe cyangwa umupfurero cyangwa se umunyintu utari bishambuke utari mayimayi w'umuturage bisanzwe. Ese abo bamama cyangwa se abana badafite ibindi bibazo bateza ubwoko bwanyu, ese abo baturage hari ikibazo mufitanye nacyo nabo cyangwa se boza hano mu Minembwe mwobana bimeze gute? Abaturage b'Abafurero n'Abembe 80% n'inzirakarengane n'abayinosa, kandi tuzaturana nabo kugeza yasinsha ibonetse izomanuka ivuye mu ijuru. Ni ukuvuga ngo tuzobana nabo, turi oblige kubana nabo, n'abaturanyi bacu kandi tuzosangira byose. N'ubu nta rubanza tubafiteho, ariko aba-extremiste mu bwoko bwabo ntabwo dushinja aba-extremiste n'abicanyi mu Bafurero ngo tubashinja Abafurero bose. Ntabwo dufata Ababembe usanga abanyintu ngo bose tuvuge ngo ni babi. Tuzaturana n'ubu turaturanye, ahubwo nibo badafite n'umuntu n'umwe baturanye nawe wacu iyo baba, ariko twebwe naha mu Minembwe no ku Ndondo turaturanye. Turaturanye kandi tuzaturana kandi bagomba kubaho. Gusa nabo bagomba kwikubita agashi bakava mu ngengabitekerezo n'inzozi z'ubuyobe zazibabwira ngo abanyamurenge bazoshira abandi kazabwira ngo bazobarandura muri iki gihugu. Bagomba kumenya ko dufatanye n'ubutaka bw'iki gihugu. Nubwo mama donc turasobekeranye nkuko bugutipura ku mugongo kubita isuka hano ku butaka kwawe kubisa ku mugongo. Ni ukuvuga ngo bagomba kumenya ko twarameze. Reka turangize dushimira abanyamakuru bagenzi banjye twari kumwe, turangize dushimira Colonel Michel Makanika twari kumwe muri iki kiganiro.